Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze, ndetse usangize n'abandi iyi channel kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Tugiye kureba rero bimwe mu bibazo byabajijwe ku munsi wa mwarimu ndetse n'ibisubizo umuyobozi yahaye abarimu. Ntuze gucikwa n'iki kiganiro, ukirebe cyose wumve ibibazo byugarije abarimu ndetse na bimwe mu bisubizo byahawe abo barimu. Ndagusaba kureba iyi video yose ikarangira kugira ngo usobanukirwe neza. Tekerejwe uyu munsi wajya wubahirizwa buri mwaka, twifuza ko itariki uyu munsi wagenewe yajya yubahirizwa, bizarushaho kutunezeza, binatwereke yuko umunsi wahaye agaciro, kuko kuwimura buri munsi nabyo tubona hari ari ukutitaweho. Turifuza kandi ko habaho ibiganiro birushijeho kunoza gahunda z'inguzanyo duhabwa n'umwarimu SACCO, hakanozwa amategeko n'amabwiriza agenga inguzanyo no mu myishyurize yazo. Usanga koperative ishaka gukoresha abarimu cyane cyane mu kwishyuza, kandi twumva n'inzego zindi za leta zagombye gufasha uyu mwarimu SACCO kwishyuza. Ndavuga ahangaha nk'umunyamuryango cyangwa umwarimu uhabwa inguzanyo hanyuma akaza gusezererwa na leta, kandi ariyo yamuhaye ibaruwa ya burundu, hanyuma yasezererwa iyo nguzanyo igasigara yishyuzwa umwarimu waba waramutanze ubuhamya bw'uko amuzi kandi na leta yari yaramuhaye icyizere yuko ari umwarimu wa burundu. Aha ndanagaruka ku mwarimu wenda wasezeye akazi. Mu gihe yasezeye akazi ku giti cye usanga nabwo bibazwa mwarimu, kandi twumva hagombye no kuba izindi nzego nka RIB n'izindi nzego za leta zigakurikirana umuntu usanga akenshi yibera aho ngaho yidegenja, ugasanga birabazwa mwarimu ukiri mu kazi kandi afite nawe ibindi bimureba. Ndavuga inguzanyo nawe yayerekeye ku giti cye. Hanyuma turifuza kandi ko hatekerezwa ku zindi nguzanyo zafasha umwarimu kwiteza imbere, zimufasha gukora ibindi bikorwa by'iterambere bitabangamira umurimo akora. Aha ndabijyanisha nuko hari n'amakuru yatambutse iminsi yashize atubwira ko hari ibiganiro mpaka birimo kuganirwaho, ko hari inguzanyo zahabwa abarimu zikabafasha mu yindi mishinga, aho mwarimu ashobora gukora akazi atuje kandi n'indi mishinga yiraninga neza nta kibazo. Turifuza kandi ko leta yatekereza cyane ku bucucike mu mashuri, ko mumenye dufite twigisha uko tugomba kugera kuri buri mwana, tukamwigisha uko bigomba, ariko iyo twitegereje mu minota 40 tugenerwa kuri buri periode, ntabwo byoroheye umwarimu kugira ngo agere ku bana 75 cyangwa 80 mu cyumba kimwe. Aha kandi nayo tufu amashuri yigenga akunda gukoresha ahangaha, ugasanga dufashe imyanya ya nyuma, iya mbere bayitwariye kubera ko bafite abana bake mu mashuri, twebwe tugasigara turimo kurwana n'umubare mwinshi kandi bitatworoheye. Leta rero turayisaba ko yanoza, ikagerageza uko bishoboye kose, ikareba ko yagira icyo ikora kuri iyi kibazo. Mboneyeho gusoza mbifuriza ubufatanye nk'abarezi, biteguye gushyira mu bikorwa gahunda zose dukeneyeho kugira ngo turusheho kuzamura ireme ry'uburezi no kugera ku musaruro igihugu cyifuza. Mugira amahoro, murakoze, murakarama. Nasumuze cyane. Buriya murabareza ariko muri n'abakasara kubera ko mwiza gukora. Byose sebyo umwana akaza kirigo ryamye ku ishuri ukamufite ikintu tutari kumwe n'abandi,
kandi ubwo wenda ntiyanariye n'abantu mama ashaka agiye guhiga bitanga, hakaba undi nyine wibereye hariya wicaye utajya uvuga udasubiza. Bariya abantu mubiteho ni abanyantege, sibyo? Muri analize mugira mujye munanaliza abana mwigisha ko harimo abana b'abanyabibazo, maze abaturage bafitemo ibibazo bitandukanye mu byiciro bitandukanye. Mutekereza ko abana babyara bo hatarimo bameze gutyo? Ntabwo barimo. Rero muri abarimu mutanga ubwenge, mutanga ubumenyi, mutanga, ariko munatange no ku muntu yiyumvamo icyizere cy'ejo hazaza. Soza rero hari ikibazo cy'ibitabo bavuze. Nesa ikibazo irakizi, yaracyakiriye, kuko ni uburezi bufite ireme. Numva bizeyeho igisubizo cyiza 100%. Hanyuma ikindi ni kijyanye no kwishingira mugenzi wawe. Umwarimu sako ntabwo ari banki, ni koperative. Niyo mpamvu nyine haba ubwishingizi, kwishingirana. Niyo mpamvu rero nawe urebe umuntu ugiye kwishingira nyine niba ari inyangamugayo. Ni ubushishozi bwawe, jya umusoma urebe uyu muntu ni inyangamugayo. Izo ni inshingano zawe. Uba wamusinyiye, iyo musinyiye muri batatu, sinzi ngo musinyira muri bangahe, ariko muri batatu akacomoka akagenda, uramwishyurira ko mwarasinye. Ikintu gifite amasezerano ni ikintu gikomeye. Nageza ujye umwangira, ube honete. Ujye umwangira ube honete kugira ngo wirinde risike. Nawe n'ujyayo mahirwe, umudamu wawe n'undi mucuti wawe azaba hari ubwo nyine uzagusinyira azaba yemeye nka risike, nawe uzasinyira uzaba wemeye risike, sibyo se? Naho rero naho ngaho niyo mpamvu ari koperative. Ariko se reka mbaze, waba umurezi utari inyangamugayo? Ubundi hari ababikoze, yewe uranagize n'amatsiko. Hari abarimo hano babikoze, hano barimo baragiye baracitse barigendera, bahita bajya burakanise mu barezi se. Ego gusa mwumva bafite iherezo ryiza. Abo ni mubihorere, abo ni mubihorere. Ubwo se abagiye yitwa umwarimu, abagiye yitwa iki? Aba yitwa iki? Aba yitwa iki? Buriya rero ni wo munsi wa 40 uba ugeze, sibyo? Ni wo munsi wa 40 uba ugeze. Buriya azajya kwaka rekomandasiyo nde nashaka gukora ibintu runaka ngo icyitwa icyemezo cy'imyitwarire, tuzandikaho ko ari umujura yibye bagenzi be. Ubwo se hari icyo azaba kibonye niba ashaka ibyamufasha? Kandi amakuru arahari, umukoresha we niwe uzamutangira amakuru. Buriya rero wenda ni kiriya bafatiwe, ashobora kuba n'ibindi byinshi aba yarakoze. Kiriya wenda ari cyo cya nyuma, ariko umwarimu agomba kuba inyangamugayo, akitwara neza mu bandi. Iyo niyo mikorere n'imikoranire hagati yanyu, hagati y'imikoranire hagati yanyu. Ubwo namwe muziga ubundi bwenge, niba azajya babaha ikindi kintu, niba umuntu azajya abanza kubigeza, namwe muzabyigeho. Nishyirireho amabwiriza y'abantu batatu y'uri icyo kibazo muzagikemura. Ariko koperative ifite amabwiriza, ntabwo ari ayo mwereye nonaha. Ni ubwumvikane. Bavandimwe rero, ikindi ni icy'abana benshi mu mashuri. Abana benshi mu mashuri, ibyumba, ikibazo kirazwi, ibyumba bizagurwa n'ibyo. Ariko uko tubafite tuba ariko tubigisha, dukora ibyo dusabwa gukora. Baba benshi baba bake, ukenewe guko umusaruro. Izo ntama ziri imbere yawe, baha ibyo ugomba kubaha mu buryo bukwiriye, hanyuma intsinzi izakuryohera. Ariko reka mbaze ikibazo, njye nahise numva ngiriza ikibazo.
ubundi wavuga ngo bazajya bahambira abana benshi mu ishuri byagenda gute? Bavuze ngo bazajya bahembera umwarimu abana afite mu ishuri byagenda gute? kandi bakaba guhembera ari uko batsinze ku kigero runaka. Wabigeza gute? Wajya urara wicaye hanyuma habaye iki? Nawe natangira kurara nicaye ubu ngubu, hanyuma ibyo bikazaza n'abatangiye kwitoza mu musaruro, icyo gihe bikujya mu maraso bikaba n'akamenyero. Amasaha yacu tuyakoreshe neza, turebe uko gahunda z'amasomo zigenwe tuba ariko tuzitanga. Ntekereza ko bizagenda neza, ntekereza ko bizagenda neza. No kuba ari benshi twagiye tubishimira igihugu, ni igihugu kidaheza. Ntabwo muzi ko cyarahigaga abantu niba ari batatu niba ari bangahe, ntabwo nzi ko byabaga bimwe. Kabyara hari nk'icyo ni igisubizo, ni igisubizo gifite ikindi gisubizo. Nyine ngenda muzi ibintu kugira ngo tubashe kubyumva neza no kubyumva kimwe. Ntabwo muzi kuvuga ngo hariga abantu abanaba ngo gutya na gutya. Uyu munsi buriya bucucike rero leta irabuzi, izashaka n'ibyumba bitandukanye no kuvuga ngo harigaba ngo bimeze gutya na gutya. Oya, rero nitubigishe turahari, leta yaduhaye amahirwe. Haje nta bashomeri b'abarimu bahari, cyangwa hari abazi ibindi bintu gusa. Hari abarezi bari hanze, yewe ndeba ukuntu muri benshi mbabona nta mushomeri uri hanze w'umurezi. Barahari. Ubwo rero niba bahari mureke dukoresha amahirwe igihugu cyaduhaye, si byose? Niba bahari nimureke dukore kuko igihugu cyaduhaye akazi. Hapurayinga abantu 2,000, hakenewemo bangahe? 2 ntibaboneka, 1998 bajya he? Ntibakiri kuri waiting list. Twashimiye igihugu cyacu nk'abantu. Dore kubifuriza umunsi mwiza, mbabwira inkuru nziza yuko abarimu bazamuka muri kiriya gice cya Nduba Gasanze Nduba ku Butare kuwa mbere bisi zatangira. Umunsi mwiza.